Uko byabaguyeho nta kwinyagambura kwabayeho, uko yararyamye amurambitseho umutwe mu gatuza, umugore arambitse umugabo umutwe mu gatuza, umugabo afashe umugore ku mutwe baryamye. Umugabo tuba tumucomoyemo, abaturage baratangara, tuba ducomoyemo n'umudamu, abandi ati harimo umwana, nanjye ati nta kuntu baba bari mu gikorwa ngo babe bari hamwe n'umwana. Umugabo yararyamye yubamye agaramye, umugore nawe yararyamye yubamye ariko batambaye. Bambaye ubusa? Nabiboneye ucya ifoto. Bambaye ubusa, bambaye ubusa. Ikibabaje ni uko umugabo ataruwe, nicyo cyababaje abantu. Nyine twe twasanze baryamye hamwe, kuko umugabo yari yubamye, areba hejuru, umugore yubamye. Ariko se mubyemera gute ko bari baryamanye? Impamvu tubyemera ni uko bose babakuyemo baryamanye bambaye ubusa, bakamukura mu maguru ye, kuko nibyo bari mu bikorwa bari barimo. Ariko mu gitondo imvura ikiri kujojoba, haje umukecuru w'umuhanuzi aravuga ati hano muri Cyanika ubusambanyi, uburozi burakabije, nimutihana mugiye kuzabona ibintu bikomeye. Ati gucya mu kanya mugiye kubona imirambo 3, kirababera ikimenyetso. Ngiye kambitana nigendera bibe nagiye, ahita akagenda yemanukira mu mugi, ntago tumuzi. Kuko bari banabihanuye ko haraba igitangaza bagiye kubona igitangaza cy'abantu bitewe n'ubusambanyi buri kuba muri iyi minsi, ko abantu bagomba kwihana. Yari yavuze ko bagomba kwihana bakareka ubusambanyi, ariko ko bari bubone ikimenyetso. Ubwo rero nta n'amasaha 3 yaciyemo ikimenyetso gihita kigaragara. Nitwa Tikure Pacifique, hano turi mu mudugudu wa Rebero mu kagari ka Rwazi, mu murenge wa Rugerero, akarere na ka Rubavu. Twahageze dusanga abantu itaka ryabarengeye, amatafari yabariho hejuru. Twamaze kubakuraho amatafari, dusanga bari biyoroshe ishuka. Tukimara kwikuraho dusanga uburyo bari baryamye, ubundi bari bamaze kuva mu gikorwa ari umugabo n'umugore, dusanga uburyo bari baryamye ni nako bapfuye. Uko byabaguyeho nta kwinyagambura kwabayeho, uko yararyamye amurambitseho umutwe mu gatuza, umugore arambitse umugabo umutwe mu gatuza, umugabo afashe umugore ku mutwe baryamye. Nuko twabasanze. Igikorwa rero cya mbere twakoze, twahise tubafata turabakuraho, turabatandukanya, turaborosa, tubashyira mu mashuka bari bambaye, ubundi tubafungiramo, duhamagara ubuyobozi bubona kuhagera. Ariko muri kuvuga ngo ni intwari ngo yapfuye ngo imaze gusoza urugamba? Yapfuye arangije gukora igikorwa cy'abagabo. Mbese yapfuye nyine yarangije kubikora. Ngo ni intwari cyane. Yabipfiriye. Ngo bombi ngo banajyanye, ngo ibikundanye birajyana. Ibikundanye birajyana. Ubu ngubu bajyanye aho bari buriya, niba ari umunezero, niba atari umunezero, gusa nubwo baba barimbutse cyangwa se ukundi kuntu byagenze, bapfuye bamaze kwishima. Ariko hari abavuze ngo hari n'umuhanuzi ngo wari wiri wabihanura, ngo avuga ko ngo haraza kuba abasambanyi, ngo bari buze. Nanjye namutambutseho hano hepfo, nanjye namutambutseho mu karitsiye. Yari afite Bibiliya mu ntoki ari kuvuga ngo ubusambanyi bumaze kuba bwinshi ku Cyanika, mu makaritsiye y'inaha. Ati inaha ubusambanyi bumaze kuba bwinshi, abakobwa bamaze gushira mu busambanyi, atariko natumwe mu bireke, cyangwa se nimutabireka murabirekeshwa n'ibimenyetso biri kugaragara. Ubwo rero njye natambukaga, ntabwo nigeze numva byinshi. Ariko ibyo wabyiyumviye? Nabyiyumviye n'amatwi yawe cyane. None se uwo muhanuzi ubwo ntabwo ari we wabaho, ubwo yabakunguriye? Oya, ntabwo ari kubakungurira, ahubwo we hari ukuntu haza integuza ku bantu, noneho bikaba nk'ikimenyetso kiri kugira ngo abantu bose bumve ibyo yavugaga. Hari igihe bari no kumupinga, hari bamwe bakaba bamwemejwe n'ibyo bimenyetso byagaragaye. Nyuma y'uko wiyumviye avuga ibyo bintu, urangije usanga ujya kureba abantu, usanga bamaze gupfa n'ubundi nk'uko wabivuga, usanga umugabo rwose ngo apfuye. Ngo nuko byabaye. Twageze mu masaha 9, mu masaha 9 uwo muhanuzi yari yahavuye ejo bundi hashize. Amaze kuhava nibwo mu masaha 9 baduhamagaye ngo umuntu nzimuguyeho, duhita tubihurizanya na bya bindi ari kuvuga, twumva ko ibyo ari kuvuga ari ukuri. Ariko ngo mwasanze gishinze icyuma? Twasanze kaguye. Twasanze kaguye kuko byari byarangiye. Bavuga ko kari kagihagaze.
ntago kari kagihagaze twasanze kaguye nyine baryamye bameze nk'abantu basinziye twabanje kugira ngo nta ntibazima ahubwo uretse ko twarebye tugasanga nyine byarangiye. ese uwo mugore yarasanzwe uwo mugabo babana cyangwa se byari ibintu byo kwiyarana? ntago bari basanzwe babana ahubwo bari abantu basanzwe bavugana nguko mwaba muri inshuti ariko ahanini bari bahujwe na kiriya gikorwa bari barimo aribyo bari gukora nicyo cyari kibahuje mbese nta bundi bushuti bari bafitanye. ngo umubyizi yari yawihashye biragaragara kuko abantu nta n'ubwambure bari bambaye ubusa bose bari bambaye ubusa uri kubona ko bari basoje gukora igikorwa cyabo. Ku bantu wenda bari gutekereza gutyo kuri we yapfuye amaze kwishima ariko nabwo ntabwo twabyishimira ko yamaze kubikora. Byari kuba byiza amaze kubikora agakomeza kuba muzima nubwo yagize ibyishimo by'umubiri ariko nyine birangirira aho ngaho. Hano ejo imvura yaraguye tubyutse abantu bari baryamye abandi bari gusenga abandi bari mu byabo twumva batuhamagaye ngo inzu yaguye ku bantu 3. ubwo twaragiye tujya kureba tuhageze dusanga koko inzu yabaguyeho umugabo n'umugore n'umwana mutoya. ubwo abantu nyine abagabo baratabaye barabataburura ubwo babageraho ubwo abayobozi nabo baraza. ubwo abayobozi baraje bahageze ubwo nyine bakora ubutabazi bw'aba baturage badushyira ku ruhande. ubwo twanavuze ati abanyamakuru ko batari kuza ngo barebe iyi nguruka ibabaje ariko mu gitondo imvura ikiri kujojoba haje umukecuru w'umuhanuzi aravuga ati hano muri Cyanika ubusambanyi uburozi burakabije nimutihana mugiye kuzabona ibintu bikomeye. ati gutya mu kanya mugiye kubona imirambo 3 kirababera ikimenyetso. ngiye kambitana nigendera bibe nagiye ahita akagenda yemanukira mu mugi ntago tumuzi. ubwo rero ni ukuvuga ngo umugore basanze bambaye ubusa nuko nguko twasanze bameze. mwasanze umugabo n'umugore bari baryamye nkamwe mwabageze mwasanze bameze uti ubwo bari umugabo yararyamye yubamye agaramye umugore nawe yararyamye yubamye ariko batambaye ubusa nabiboneye ucya ifoto bambaye ubusa ikibabaje ni uko umugabo ataruwe nicyo cyababaje abantu. umugabo yari umwajeti ari umusore twumvishe ngo nta n'umugore we yagiraga mushiki we niwe waje kumureba. ubwo rero buriya ubwo yari sheri we buriya kuko yari umugore wibana afite n'umwana ubwo nyine bari kwirwanaho bari kwirwanaho ruswa nta mugabo yari afite bari kwirwanaho ariko Imana ndiyanezerewe ibyo bakoze nyine nawe uri kubyumva ahantu bagiye icyerekezo n'umwana yakubwira iyo bagiye. ariko ngo ni igihano cya Satani ngo Satani ahemba nabi yabanitse pe yabanitse bibaye ngombwa abantu bose ku buri wese ku giti cye yahakura isomo ko nawe ejo byakubaho ukirinda ubusambanyi ukirinda ugasenga. numvaga ari uko byagenze. hano hari ubusambanyi n'umuntu wese umubwiye ngo ku Cyanika ahita akubwira ko ari mu basambanyi no mu bajura n'abarozi. umva nuko ari iwacu ndakundi twabigenza ariko abenshi usangaga ari uko nguko usangaga ari go mwuga. ejo byagenze ejo mu masaha 9:50 gutyo imvura yaguye kimara guhita abaturage bari barabumbye amatafari bayegereza ku nzu atumye. saa 9:50 ubwo imvura biba ngombwa ko ya matafari atanga uburemere kuri cya kibambasi. ubwo abo baturage bo baburiyemo ubuzima bo bari bijyamiye mu icyo gihe cy'iyo mvura. ubwo nibwo amatafari igikuta cyaguye tugiye tumva akaruru k'abantu baratabaje ati abantu barapfuye. ubwo twahageze tukihagera dusanga koko
bigaragara ko inzu yaguye ariko utabona ko harimo umuntu. Ubwo twaje gutabura nyine dukora ayo matafari, tukigeramo duhita tubona harimo umugabo n'umugore n'umwana. Tukibageraho dusanga babuze ubuzima bwabo, ubwo tubasha kubashyira mu byari baryamyemo, tubashyira ku ruhande dutegereza inzego z'umutekano. Ubwo zirahagera, zikihagera nyine babasha gukora amaraporo, turangije tubajyana ku bitaro bya Gisenyi. Kuri uwo mugabo n'umugore bari bambaye byari bimeze ute? Mbo bari bambaye ubusa, ariko bari bambaye ubusa, twasanze bambaye ubusa ariko tubasha kubambika. Bari bari kumwe se cyane? Bari baryamye tubira aho ngaho. Yego. Hari abavuga ko ngo umugabo mwamukuye mu maguru y'umugore, nibyo? Oya, ntago yari ari mu maguru ye, yari ari ku ruhande baryamye bisanzwe. Yego. Bimeze ute buriya? Nyine twe twasanze baryamye hamwe, kuko umugabo yari yubamye, areba hejuru, umugore yubamye, umwana ari ku ruhande. Yego. Nta kenda namba? Nta namba. Yego. Bivuze ko bari hari ibyo bari barimo. Mbo wenda kuko abantu byanashoboka ko bari babirimo, ariko ntabwo twabibonye, kuko ntabwo abantu baba baryamye gutyo gusa. Umugabo se yari umugabo we cyangwa? Ntabwo yari umugabo we, yaraje kumusura birahoto. Birangiye yayambara n'ubusa. Byarangiye yambaye ubusa da. Yego, ariko twabashije kumwambika. Hari bamwe bati iyi Satani ahemba nabi, ati ni igihembo cya Satani, namwe niko mubibona? Nose hari izindi nyungu, nta zindi nyungu za Satani, ahubwo bagabonukira bakisubiraho da. Kwisubiraho. Kubera iki? Kubera impamvu y'uko uri gusanga abantu bari kuzigwamo, kuko bari banabihanuye ko haraba igitangaza bagiye kubona igitangaza cy'abantu bitewe n'ubusambanyi buri kuba muri iyi minsi, ko abantu bagomba kwihana. Yari yavuze ko bagomba kwihana bakareka ubusambanyi, ariko ko bari bubone ikimenyetso. Ubwo rero nta n'amasaha 3 yaciyemo ikimenyetso gihita kigaragara. Ubwo rero Imana iri gukora. Ibyahanuwe byasohoye? Byasohoye dahiro bavundi wareba. Nose uwo muntu yabahanuriye ari iki? Yari ari hara mu Cyanika mu santere mu soko, niho yabihanuriye. Ahanura ngo iki? Yahanuye nyine ko ubusambanyi bugwiriye, ko abantu bagomba gukizwa, ariko barabona n'ibimenyetso. Yego. Ibimenyetso yababwiraga ngo byari ibihe? By'abantu bagomba gupfa bitewe n'ubusambanyi, ni ibitambo mbese. Baraniye igitambo cyatambutse. Yego. Namwe mu kanya gato mubonye umuntu arinanguye birarangiye arapfuye. Haguye mu maguru y'umugore? Oya, ntabwo yaguye mu maguru da. Yari ku ruhande aramaze kubikora nyine. Ariko ubusanzwe umugore yakoraga iki? Ubusanzwe yari umugore ucuruza amangura aho ngaho muzunguzayi. Yego. Inaha enda dufate bitewe n'imiterere ya hano, murabona hagakwiye gukorwa iki kugira ngo nibura abateye mu manegeka bataba basiga ubuzima? Mbo urebye rebero yacu ni ahantu hatuwe n'abaturage benshi, ariko nubwo hatuwe n'abaturage benshi, hari abatuye ku manegeka, ahantu h'amanegeka hari n'abadatuye ku manegeka. Ubwo rero ntabwo ari ngombwa, ntabwo ari bose batuye mu manegeka. Yego, ahubwo igihari igihe numva ati we bakora bakagombye kujya badufasha, niba wenda umuntu anabashije kubona ubushobozi bwo kuba yakubaka, bakamuhariza uburenganzira akubaka inzu ye neza, atari byandi bya huti, kuko nibyo bituma n'ingaruka za hato na hato zigaragara. Yego. Tugaruke kuri aba bantu, isomo abantu bagakwiye gukuramo ni irihe? Mbo isomo ryo bakagombye gukuramo muri ibi bintu ni ukugira bakihana pe, bakareka ibintu by'ubusambanyi, kuko urabona biragwiririye. Ubu ngubu isomo ririmo ugasanga ngo umugabo aguye mu rugo rutari urwe, ngo yagiye ngo kwihereza akabyizi. Ibyo ntabwo ari byo pe. Buriya bino bintu byahaye abantu isomo rirerire, kuko kugwa mu rundi rugo rutari urwawe, nongeye mbona amahirwe afite nuko nta n'umugore yari afite, kuko umugore kumva iyo nguro ntabwo byari kuba bimworoheye pe. Kuko kumva umugabo wawe ngo aguye ku wundi mugore ni ikibazo gikomeye. Ahubwo abantu babonereho, n'uwabikoraga wenda abonereho ibintu, uyu muco ucike, ntabwo ari byo.
ubwo rero hara ni mu yindi sibo ubwo hano ni mu rugo nta baturage baturanye na bari ababyeyi baje kumamagara uri mu bantu bamukuru bahageze mbere ni njye n'abakuyemo byagenze ute uko byagenze ndi kubona uri guseka ntabwo ari byo guseka uko byagenze abo babyeyi baje bari kwihuta bambwira ko abantu bagwiriwe n'inzu genda urumva kubisubiramo bingoye noneho kuba bagwiriye n'inzu numva biragoye ngira ngo ni ibindi baravuga ngo bari mu ngo ibibambasi ngo bibariho ngo n'ibitafari ubwo nahise mva muno ndagenda njya mu rugo nambaye ikabutura mbita nambara ipantaro simbura udusuka mu nzu mbita mfata agasuka ndazamuka nkihagera nsanga harimo abapapa babiri barimo gutabura ariko ntabyo bashoboye kuko bari bifitiye agatama ubwo nagerageje kubereka uko bahagarara ngize impana Olivier Itaza Olivier nuriya mugabo bari abanyamakuru barimo kubaza aje rero nahise mubwira ati hagarara hariya nangira kumuhereza amatafari hari abamama bahise baza bari biviriye kwisengera bafite n'amabibiriya cyakora baragerageza baramfasha nuriya mupapa n'abo bapapa bandi tugenda duhererekanya y'amatafari sinzi ukuntu nafashe supaneti ngizamura mbambonye ivi kuguru k'umuntu ubwo ndababwira ati muhere hano gutya dore baryamye utya turatabura mu kuzamura ibintu bari baryamye mu bintu byinshi ntabwo bari kuba bazima bari baryamye mu ishuka baryamye mu kuvureri baryamye muri supaneti ibyo bintu byose byari bibubatse urumva buriya ni ukuvuga ngo mu yandi magambo bari bameze nk'ibintu bifunitse urumva biriya bintu bije bikakugwaho hejuru kandi ikuvureri igupfutse iki nta rwinyagamburira amaboko nta muvumo nuko niho rero twabizamuye byanze biba ngombwa ko duhera mu bintu biri ku muryango by'ibitafari n'ibiki hazamo n'ibitiyo dushyira hanze ubwo rero tukijya kuzamura nahise mbona amaguru y'umugabo ubwo ngiye ngibibona kuko ni ngiye nakuyemo n'izo mbaraga nahise mbwira abaturage ati muri kuvuga harimo umugore n'umwana kandi harimo n'umugabo abaturage ngo nta mugabo ntabwira umugabo arimo twarateruye rero abaturage benshi bamaze kuhagera ibyo haruguru kugira ngo dukuremo yakuvure tubibazingemo biranga biba ngombwa ko dutabura hirya no hino twarateruye mu yandi magambo umugabo tuba tumucomoyemo abaturage baratangara tuba ducomoyemo n'umudamu abandi ati harimo umwana nanjye ati nta kuntu baba bari mu gikorwa ngo babe bari hamwe n'umwana atarimo ukuntu nabwiye Olivier ati terura hariya tuzamure Olivier ateruye tuzamuye mbambonye inkweto z'umwana n'akaguru biba ngombwa ko twongera gutangira ruguru none kuko umwana yari ku musego yari ku mutwe wabo ruguru ubwo turaterura cyane n'imbaraga kuko byari byabaye ibitaka n'ibiki umwana tuba turamucomoye abavuyemo umwana avuyemo gusanga umwana yanangiritse nuko nubwo bose nta muzima wavuyemo hari abaturage bagaragaza yuko ngo mwabasanze nyine bari mu gikorwa wenda cy'urukundo uwo mugabo n'umugore si koko nibyo bitewe n'uko byavuzwe na benshi bikaba byabonywe na benshi ntabwo twavuga ngo ni mu gikorwa uri mu nzu mu wawe wakwambara uko ushaka ushaka wakwambara waryama gutya turi ushaka waryama wakuyemo kuba rero bari bambaye uku bavutse ntabwo twavuga ngo ni igikorwa kuko bari baryamye batambaye imyenda ariko nta gikorwa bari gukora none se wabivuga ngo iki igikorwa bagikora ari bazima ahari yose ko wumva yari yambaye ubusa kandi atari umugabo mutari musanzwe muhamubona urumva byageze bajya kuryama mu gitanda kimwe bambara ubusa gusa none se umushyitsi ni iki watuma nseka kandi mbabaye umushyitsi yageze mu rugo mwakira uko byumva biterwa n'uko bari babisezeranye none mu yandi magambo hari n'igihe yaba ari mu mugabo we kuko umugore nta mugabo yagiraga mu mudugudu bavuga ko ari umugabo yari afite bwa mbere ngo witwa Baraba anariwe bahise batabaza ati madamu wawe
kandi barabafite undi mudamu hano hepfo banaratuye yego. Ubwo rero mu yandi magambo icyo gikorwa ntabwo nagihagararaho nk'umuntu w'umubyeyi. hari abavuga yuko ejo hari haje n'umuhanuzi hano ku cyane karahanura, ayo makuru nawe yazi? Cyane kabavuga byinshi kandi mu gihugu cyane kangiye nyifata ngirenze yibonye gato ihita yongeraho. Abanyacyane bameze nk'abanyamakuru kandi bataraha ku kazi batarakigiye nk'amwe, bashobora kubivuga utyo kandi Imana nayo ishobora no kuba yanabikora nitwumve kuko ubundi cyane kandi nini yego. kandi kandi ubuhanuzi buhora butugeraho, muno ntago abahanuzi babura. Buriya hano Imana narahakunda kuva mu mitingito ntago abahanuzi babura, icyo kintu hari n'igihe kitabura kuko n'ubungiye urabona ko nuye muri rompo ntabwo ingoma y'abahanuzi bura kudatambuka. Ukumva saa 9 baratambutse, ukumva saa 10 baratambutse, uvugira Imana ndabura kutavuga ibiraba. Ako kantu ntago kaburaho, nakumvise mu baturage ariko ntago ngiye muhanuzi namubonyeho, ariko nayo yaba ari muruza kuko nakiba kitavuzwe. Bivuze ko n'ejo byari byavuzwe? Ejo barabivuze tumanuye ba nyakwigendera tugiye ku Cyanika, ageze hari aho bita ku Gisima numva niyo nguri hari. Wa muhanuzi yavuze iby'ukuri, yavuze ko ngo iratanga impuruza Imana ngo abapfu 3. Niba ari byo rero ntago ari ngiye nanze ubuhanuzi. Ubwo ni inkuru nagendaga numva, ariko uko Imana yashatse gusarura isarura uko ibyumva. Isaha nanjye duhagararanye hano hari ugusitara, mbese yarugennye impande nyinshi. Isomo abasore cyangwa abagabo bakwiye gukuramo ni irihe? Isomo abagabo n'abasore bakura muri ibi bintu nakubwira ngo iki sinaba nihazi, kuko isomo nakuramo ni ryo ko umugabo wa hano wese yakwitondera urugo rw'undi. Icyo nicyo cya mbere, kuko ntago nabura icyo ngusubiza ku isomo nanjye naba nakuye hariya. Kandi n'uwari wese akareberaho mu rugo rw'undi. Ubundi kwambara ubusa, umuntu yambara ubusa muwe, ahatari mu wawe rero ni kurangira Imana yashatse kugira ngo ibatangaze. Ura niba yarafite umugabo hari icyo Imana imuvuzeho, hari n'ikimwerekanyeho mu rugo rw'abandi. Niba umugore nawe yari yaciye mugabo w'inyuma, hari icyo Imana imwerekanyeho mu bandi babyeyi, hari n'icyo yerekanye iwe. Ubwo rero muri ibyo byombi gukuramo isomo, ahubwo buri muntu yagombye kumenya ko ubwiza bw'umubiri yagombye kubwerekanira iwe. Ariko wagiye kwiyiba rero, umujura agiye mu nzu ntago umubwira harahera, ari gutobora bishiduka yakugezeho. Uriya ari ngaho yarari kwiba kuko ubundi nagazwe. Mu yandi magambo yavuye mu wundi mudugudu atuzanira n'ibiza mu mudugudu nuko atagihari, kuko ntago tumuzi. Mudamu arazwi yatuye mu mudugudu, ava hararimuka n'ubu yaratuye hano hepfo ku mubyeyi wita mu Mashashi, bananiranwa kubera ubukode bukeya, ariko umugabo ntagazwi. Tumufata nk'umujura rero, ariko ntago twamucira urubanza kuko tutari Imana. Icyo nicyo nakongera ku cyo warumbajije cyerekeranye n'urugo. Kamarakoze.